Ese ibitunguru byaba bifite akahe kamaro ku mutima? Ese ibitunguru bifasha iki mu kurwanya kanseri? Tugiye kurebera hamwe icyo igitunguru cyagufasha mu kurwanya kanseri. Ku badamu n'abakobwa, ku bigendanye n'imihango wari ubizi ko bibafasha? Wumva iki kiganiro ntugisoze uba wihombeje, niyo mpamvu hari ibintu byinshi utagenda usobanukirwa, kandi gerageza ujye usura Umukino TV kubera ko uzakugezaho ibintu byinshi byagirira umubiri wawe akamaro. Turabasuhuje nshuti bakunzi b'Umukino TV, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko bisanzwe ku Mukino TV tugenda tubagezaho ibyiza ndetse n'ibibi byaterwa n'ibyo turya cyangwa tunywa mu buzima bwacu. Uyu munsi wa none rero twebwe twibanze ku byiza, ku byatugirira akamaro ku mubiri wacu, ku bigendanye no kurya urubuto bita igitunguru. Twanyarukiye ku kinyamakuru Ubuzima, tubarebera akamaro ko kurya igitunguru kibisi ku buzima bw'umuntu. Ubushakashatsi butandukanye bwakozwe ku bitunguru bugaragaza ko bishobora kuvura no kurinda indwara nyinshi ku babirya ari bibisi cyangwa bakanywa umutobe wabyo. By'umwihariko igitunguru kiriwe ari kibisi cyongera ubushake mu mibonano mpuzabitsina, by'akarusho ku bagabo bikongera imbaraga. Ku rubuga rwa Brassers rwa Plaisir Santé n'urwa Doctorate bavuga ko igitunguru gikungahaye kuri vitamine A, B, C na E n'imyunyungugu harimo colore, magnesium, sodium, phosphore, silice, calcium na potassium n'izindi vitamine zigiye zitandukanye. Ndetse tubibutsa yuko izi vitamine zose tuvuze hejuru, mukurikirane urubuga rwacu, mukurikirane Umukino TV kugira ngo tuzabagezeho akamaro k'izi vitamine. Nkwibutsa ko ugomba kwibuka gukora subscribe, nkwibutsa gukora like niba iki kiganiro cyacu urimo kugikurikirana. Ubushakashatsi butandukanye bwakozwe ku bitunguru bugaragaza ko bishobora kuvura no kurinda indwara nyinshi ku babirya ari bibisi cyangwa bakanywa umutobe wabyo. By'umwihariko igitunguru kiriwe ari kibisi cyongera ubushake mu mibonano mpuzabitsina, by'akarusho ku bagabo bikongera imbaraga. Urubuga nk'uko tubikura kuri ruriya rubuga nababwiye hejuru, igitunguru gitukura cyongera umunyungugu wa potassium mu maraso, kandi kigafasha umuntu guhorana isura ikeye yo mu maso, kuko kirwanya iminkanyari mu gahanga, kandi kikarinda uburwayi butera kubyimba cyangwa kumva mu nda harimo umwuka mwinshi, rimwe na rimwe utera umuntu gusura bitewe no kubyimbagana kw'inyama zo mu nda, urugero nk'umwijima. Igitunguru gituma umuntu yihagarika neza, kivura indwara ziterwa no kubura vitamine C, ndetse inzoka zo mu nda igitunguru kikavura inzoka zo mu nda, kikarwanya rubagimpande n'izindi, kandi cyoroshya uruhu ntirukanyarare, cyongerera imbaraga inyama zo mu nda harimo n'impyiko, kirwanya impatwe n'ubushobozi
buke cyangwa se bwa ntabwo mu mibonano mpuzabitsina ku bashakanye. Ku bagabo nk'uko twabibabwiye, cyongerera imbaraga kandi kigakiza kamwe mu tunyama dushinzwe gutunganya ubushobozi mu by'imyororokere, aricyo bita ariko ako kanyama kitwa prostate. Ese ibitunguru bifasha iki mu kurwanya kanseri? Tugiye kurebera hamwe icyo igitunguru cyagufasha mu kurwanya kanseri. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Cornell University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2004 bagaragaje ko ibitunguru bitoya bigira uruhare mu kurinda ibice bimwe na bimwe by'umubiri kumungwa cyangwa gufatwa n'uburwayi bwa kanseri, harimo na kanseri y'umwijima. Ese igitunguru cyongera acide folique mu mubiri? Iyi acide folique nayo tuzayirebera hamwe akamaro kayo, ariko nabwo turaza kuyibona. Acide folique cyangwa se vitamine B9 iba mu bitunguru igira uruhare mu mikorere myiza y'ubwonko kandi igira uruhare mu mitekerereze n'amarangamutima. Ikindi, ibitunguru bikomeza amagufa, niko kamaro nanone k'ibitunguru tugiye kurebera hamwe. Inyigo yakorewe muri kaminuza y'ubuvuzi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta y'Amajyepfo yitwa Medical University of South Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igatangazwa mu mwaka wa 2009, yagaragaje ko ku bagore barya ibitunguru bibisi nibura inshuro imwe ku munsi baba bafite amagufwa akomeye kuri 5% ugereranije n'ababirya inshuro imwe mu kwezi. Ikindi, ibitunguru birinda kugugarara mu mubiri. Ku bagore no ku bakobwa barya ibitunguru bibisi bibafasha kugubwa neza mu nda mbere yo kujya mu mihango. Bikaba byaragaragajwe n'ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Dakota y'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1990. Ese wari uzi neza yuko ibitunguru, wari ubizi ko birinda ku bantu, ku badamu n'abakobwa, ku bigendanye n'imihango? Wari ubizi ko bibafasha? Iki ngiki turakimenya. Ese ibitunguru byaba bifite akahe kamaro ku mutima? Ibitunguru bituma umutima utera neza. Ibitunguru bituma umutima utera neza ku rugero rukwiriye, bityo bikarinda umuntu gufatwa n'uburwayi bw'umutima butandukanye. Imbuga zitandukanye twifashishije zivuga ko kurya igitunguru kimwe cyangwa 2 ku munsi ari ingenzi ku buzima. Ushobora kugihekenya cyonyine cyangwa ukakivanga mu zindi mboga mbisi. Uramutse ukivanze mu zindi mboga mbisi biragufasha. Kukihekenya ubishoboye wagihekenya. Ibi byose bikaba byatuma umutima wawe utera neza. Bavandimwe rero, kuri babandi bumvaga ko ibitunguru nta kamaro bifite, kuri babandi batari baza akamaro k'ibitunguru, ubaka niko kamaro tubagejejeho, tubibutsa neza yuko mugumya gukora subscribe ku batarayikora. Niba ikiganiro gisoje, ihangana ukore kuri like, kandi mukuri kutagisoza ubuhombye. Kumva iki kiganiro ntugisoze uba wihombeje. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi utagenda usobanukirwa, kandi gerageza ujye usura Umukino TV
kubera ko uzakugezaho ibintu byinshi byagirira umubiri wawe akamaro. Nkaba mbifurije umunsi mwiza, nkaba mbifurije ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe. Mwari kumwe n'Umukino TV.